meya w'aka karere ninde hano mu Bugesera nta message zijya zikugeraho ariko ubwo si we wenyine ikibazo ndi buvuge kigera n'ahantu hose mu turere twose nta message zanjye ujya ubona wenda abaziguha ntabwo bazita zanjye ibintu byo gukora iteka iyo unyuruye umuhanda kenshi cya mbere ndacyabona umwanda iruhande rw'umuhanda aho ntabwo mba nawuvuyemo kenshi ahubwo mpagarara nkabwiraga abo ndi kumwe nabo nti nimutoragure biriya bintu ubundi abasirikare bashinzwe umutekano bamperekeza nk'ababwira nti nimutoragure ibyo bintu nkahita nkagenda nagaruka nkasanga ibindi cya kabiri narababwiye hose uko bikwiye kuba bikorwa nza ngira ngo hari uwamenye ko nzaza hano tangira gukoresha utuntu tumwe hari iruhande rw'umuhanda ibintu bisa ni nk'imirima cyangwa n'imbere y'amazu aya ngaya akorerwamo ibintu by'ubucuruzi n'iki ugasanga inzu irubatse ubundi imeze neza imbere yayo ni ibyondo n'ibitaka kugera ku muhanda inzira zindi mwashyizeho zanyu zigendera ku ruhande twagerageje kugira ngo iruhande hashyirweho imihanda inzira z'abantu bagenderamo cyangwa amagare bikozwe neza hose turabivuga ukabona hagati y'amazu hari umuhanda w'igitaka uraje ugeze kuri kaburimbo imvura yagwa ikamanura amazi ikamanura ibitaka ikaza ikabirunda mu muhanda ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi ndabizi your excellency message zanyu zitugeraho imyakaga ariko n'ubu biracyariho hamwe aho hatari ngombwa mujye muhatera ibyatsi uzahatere ubwatsi ahandi imbere y'amazu ku mihanda hafi n'imihanda ahantu hangiza na kaburimbo abantu baba barubatse murebe ukundi muhakora muhashyire za pevazi cyangwa ubundi buntu kandi birashoboka nta nubwo bihenze kandi uko wanabikora na meya w'umujyi nawe ndaza kumugeraho wa Kigali nawe marandwana nawe mukwiye kubikoresha ari abatuye aho hanyuma wenda abantu babunganira no mu mikoro ya district mukahuza nabo ntabwo ari ukubibakorera ntabwo nabo bagomba gushyiramo effort ariho gutera ubwatsi haguye ubwatsi kugira ngo imirima yo kuba iruhande rw'umuhanda wihanduza ibyo bishaka amafaranga angana iki your excellency byinshi ntabwo ari amafaranga ni ukubyumva gusa abantu tugafatanya nibyo bigutumyeho rero kenshi byakugezeho n'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira sinzi ibyo batwikiriza n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki bikagumaho bikamara imyaka impamvu wowe utabibaza ababikora n'iki ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye bikorwe vuba na bwangu yes sir urabyumva yes your excellency meya w'umujyi urabizi nawe njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose n'aba ministers ba infrastructure ngira ngo bamwe bari hano n'abandi
nkagenda mbereka nabyo urabizi. Yes, sir. Uzi ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe. Ndabizi. Nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. Yes, sir. One way or the other. Urabizi Ndabizi, Your Excellency. ibyo nkusubiriramo nkabikwereka, urabizi. Ndabizi. Nanamugiriye n'inama ndamubwira ngo meya, muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi reka muzashyireho team imufasha, irimo abapolisi, irimo umutekano mbese bose, n'abandi wifuza n'aba infrastructure na Minister of Infrastructure mubikurikirane. Inama nakugiriwe yize. Twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka, none ubu nibwo mwatangiye. Niba mwana atangiriye igihe, kuki ntacyo mwagezeho, kuki bitagaragara ko bikorwa? So, namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister of Infrastructure hano ninde? Minister, ibyo urabizi? Yes, sir, ibyo ndabizi. Turakorana Okay. na Kigali. Nawe muraza kumbona muri iyi minsi mikeya. Nawe uraza kumbona n'abameya n'abo bandi mugomba kuba mukorana. Muraza kumbona. Okay? So, wicara. Local government leaders muri hano, mwanyumva mutanyumva, ibintu bigomba guhinduka. Mugomba kugira imikorere ikorera abaturage, ikurikirana ibyo mushinzwe mugomba gukora, cyangwa se mukegura mukavaho mukareba ibindi mwigiramo bibashimishije. Naho kwitwa mu buyobozi gusa bakajya bagira meya uri aha ngaha ninde n'uriya gusa bikarangiriraho, bigomba guhagarara. Hari ibindi bijya mu buzima bw'abaturage bisanzwe, murabizi. Hari ibya abana bava mu mashuri, basigaye bava mu mashuri bakajya bongera ngo nabyo ni competition mu turere, uvuga ngo abafite benshi kurusha abandi ni bande. Abo bana bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu byaha bindi biturutse aho ngaho cyane cyane. Ubu rwose polisi ugiye kureba statistics ukuntu bimeze, ntabwo ari ibintu twifuza, ntabwo ari ibintu igihugu gikeneye, ntabwo ari ibintu twifuza, ntabwo ari ibintu mukwiye kuba mwemera bikaba. Hari uburyo bwo kunabirwanya rero. Niyo utabitsinda burundu, ariko hari effort igomba gukorwa bikagabanuka ku buryo bishoboka. Abana amashuri batabuze ikiyabishyurira bakajya muri criminality mu mahanda, nabyo mugomba kubirwanya muhereye mu families, mu miryango yabo. Mwebwe abayobozi bamwe nk'abayobozi bashinzwe families 10, unanirwa ute kubana n'abantu 10 ngo mwicare mutekereze icyo mwakorera iyo community? Ariko birashoboka. Ubwo ni ukuvuga ngo utashobora kumanaginga imiryango 10, birumvikana ko biba byahereye nuko n'uwawe utawumanaginga neza.
nabyo mubikurikirane vuba vuba bive mu nzira. Abana imiryango nayo murebe ukuntu mwafashe imiryango y'abanyarwanda, abana n'abafite ababyeyi bakiri kumwe ni nk'aho batabafite. Noneho n'iyo miryango nayo urebye nanone statistics bahoze banyereka ukuntu imiryango isenyuka, nabyo byerekana ko byabuze n'uwagerageza kubegera ngo abafashe, nibura akagira mu 10 niyo wasevinga 5, imiryango 5 out of 10 uba wakoze. Ariko hagomba kubaho effort, cyangwa twararekeye gusa, twaberekeye Nahimana. Izina ryawe ririmo witwa nde madamu? Abantu benshi hano ni Hamana, Nahimana, ariko Imana nyine, Imana yo nta kitaduhaye, nta kitaduha, twebwe nitwe twibura gusa. Imana hari icyo yakwimye? Ntacyo rwose. Menye uko dukoresha iby'Imana iduha gusa, ibyaduhaye. Naho ubundi ibintu by'abanyarwanda biherera muri ibyo byo guhora twizeye Imana, bikatwibagizwa kugira icyo tunakora gishingiye ku by'Imana yaduhaye. Hari ikibazo. Imana twaraduhaye yangiza dusunika kugira ngo nimugende mujye mwibuka ko muri abanjye, hanyuma ariko mukore ibyo mugomba gukora. Mwagerayo ni nko kuyishyuza. Ushaka ko yaguhaye ubuzima, gushyira hariya, igihugu, guha ubutaka, ugashaka ko iza no kuguhingira ngo ikwereze ikugaburire se? Ibyo ni ibyacu, ibyo ni iby'abantu. Minagri ubu rwose ko turi aha, ndashaka ko twumvikana neza. Ni ibintu byinshi, hari ubuhinzi n'ubworozi, hari industries na commerce n'ibindi byinshi, sectors ya health, ya infrastructure, hari ibintu byinshi tugomba gukora byanze bikunze kandi bishoboka. Nk'ubu simbona impamvu amahirwe dufite y'ibihe byiza, ari imvura, ari izuba, ari iki, tukabipfusha ubusa. Tukabipfusha ubusa tukicwa n'inzara gute? Tugomba guhinga, tugomba kweza, tugomba korora, tugomba tukihaza, tugahahira n'abandi tukabahaza. Ikinaniranye ni iki, Minisita? Cyabuze ni iki? Urakoze, Your Excellency. Amahirwe yose turayafite. N'abantu murabafite. Ubu amahirwe murayafite, ariko aguma hejuru areremba, ntagera ku bantu. Ubu mugiye mu bantu, aba baturage b'Abanyarwanda, mugakora mobilization, bahinga, bakweza, ariko niho haba disconnect hagati y'abaturage n'ubuyobozi, havamo ikizi. Kandi niyo mpamvu ari agriculture na local government n'inzego nyine mukwiye kuba mufatanya, mugakurikiranira hafi ko abo baturage bakoresha bike bafite neza kubibyaza umusaruro, cyane cyane iyo leta
nayo ibongerera ubushobozi uko ishoboye. Yes, sir. Ibyo byose local government ikwiye kubijyamo igakurikirana abaturage, ariko mugafatanya mukareba ko nk'uko ikwiriye kubifatanya n'ab'iby'ubuzima, kureba ko ibyangombwa abaturage bagomba kuba bazi baheraho kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, cyane cyane kurwanya nk'igihe ibyorezo byaje. Nta kuntu minisiteri y'ubuzima itakorana na local government n'izindi nzego za government, local cyangwa central government, kugira ngo bikorwe. Sawa. Turongera mobilisation mwakoze. Ariko bive mu magambo yarambiranyaga, yandambiye. Bive mu magambo na promises gusa, bijye mu bikorwa. Yes. Okay? Yes. N'abandi Minso ya Kamasi iri hano. Commerce mugeze. Ubucuruzi, inganda, hari ibintu biseta ibirenge, bimwe bikwiye kuba bikorwa, kuki bidakorwa? Murakoze Excellency. Turateza imbere ubucuruzi bushingiye ku bikorerwa mu gihugu imbere, ariko biracyari bike cyane. Kubera iki? Kubera kimwe muri byo ni intege nke mukoresha, mugenda buhoro, ntabwo namwe mubisunika bihagije. Muve mu magambo gusa, mujye mu bikorwa, kandi mufatanye n'izindi nzego, ibigomba gukorwa, bishobora gukorwa, bikorwe. Turabikora, Your Excellency. Okay. All right. Ndashaka ko namwe mugira ibyo mumbwira bicaye hano. Mwanyose nk'umuriro gusa, mugomba kuba bampaze, so namwe nimumbwire rero. Ab'inyuma hariya cyane nibo nshaka, ab'imbere turiranwa twirirwa turwana. Ndashaka bariya ntabona buri gihe. Mumbwire namwe ku bibazo muhura nabyo byaba bituruka no ku zindi nzego, byo bibihe mubitubwire nabyo tubimenye. Ariko se muzabibara muta abantu muri aho mwiyicariye gusa mugasinzira, bagomba kuba bareba no kuri television muri aho. Mugerayo barabibabaza. Mutubwire tumenye ibyo ari byo. Nimwangange microphone ndabajyamo, ndabahagurutsa byanze bikunze.